neza turabireba buriyo twinjira kuri sitade turabireba kugira ngo dukine n'iriya kipe we turabireba. Shari ku munsi w'ejo Masud Juma navuga ko ari umukino wa mbere yaricaye nyuma yo kugaruka muri Rayon Sport nk'umutoza mukuru nono ahibereye ku kibuga. Ku munsi w'ejo biyigirira icya Rayon Sport rwose itsinda igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'umusore mbona rwose nimba ari Omboso nimba rero ntabwo ijya yihurira amazina nk'ayo ngayo agoranye rwose wumva ko kuyavuga ari izina rikomeye kuko ariko nimba ari nako umutoza rizagorana mu kibuga ahubwo abadefanseri bito urumva Masud Juma ku munsi w'ejo yakinye adafite abarimo umunyezamu Hategekimana Bonheur umaze igihe gito atangiye imyitozo ndetse na Mico Justin, harimo abasore ba Mutima Isaac bavunitse, aho rwose umukino ku munsi w'ejo wari umukino wari ukomeye niko navuga, aho ku munota wa gatandatu gusa Rayon Sport yawushije igitego cyabazwe ku mupira wahinduwe n'umunyamari bita Sanogo Suleiman, ariko umunyasenegal bita Mpongo Blaise Sadamu ananirwa kuwukoraho arebana n'umuzamu Shimimana Pascal w'ikipe ya Musanze. Gusa nyuma y'iminota 20 amakipe yombi yakinaga asatira ariko nta buryo bugana mu izamu bwabonekaga. Gusa Rayon Sport yahise ikora impinduka ubwo Nishimwe Blaise wavunitse yasimburwaga na Mugisha François Master, maze Sanogo Suleimani akina asa nk'usatira izamu uko yabera bigaragaje rwose ku munsi w'ejo, maze ku munota wa minota 30 ibanza aho yagize uruhare mu buryo bw'ishoti ryatewe na Nigena Clement bakunda kwitarika, maze riza guca hejuru izamu gato, maze uwo bita Pongo Saddam byasaga n'ibyanze burundu aza gusimburwa n'uwo bita Ntwansu Samuel Chakwindi. Urumva ayo n'amazina ya Rayon Sport wongeye kugaragarizwa amahirwe muri ikipe ya Rayon Sport. Ku ruhande rwa Musanze ho rwose byagaragaraga ko iminota byanze kugezaho birangiye rwose igice cya mbere byanze rwose, maze nyuma y'iminota 5 amakipe yombi avuye mu kiruhuko Rayon Sport iza gufungura amazamu ku gitego cyinjijwe na Esombe Willy Onana ku mupira muremure ya Chomo yaherejwe uvuye mu kibuga hagati nyuma yo guterwa na Nigena Clement, maze Onana ashobora kandi gutsinda igitego cya kabiri nyuma y'iminota 4 ariko ku mupira yatewe mu rubuga rw'amahina ukurwamo na Nishimye Pascal, aho icyo gihe Onana byaramunaniye kuri uwo munota. Ariko ikintu ku munsi w'ejo cyagaragaye nuko ekipe ya Rayon Sport bano basore bavuye hanze rwose Sharire, ubona ko buri mukinnyi wese ari gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yaguma mu ikipe ya Rayon Sport. Nibyo buri wese rwose arimo aragenda yigaragaza agakoresha imbaraga zose zitandukanye kugira ngo arebe ko mu by'ukuri yabona rokritoma muri iriya ekipe ya Rayon Sport, kuko abenshi baje bavuga bati dushaka gukina kandi dushaka kwemeza abariyo kugira ngo turebe ko mu by'ukuri twasinya amasezerano muri no ekipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu usanga barimo bakoresha imbaraga nyinshi cyane zitandukanye, ariko umutoza Masud Juma we aragira ati nubwo mu gihe cyashize nari natangaje ko hari benshi cyane navuze ati aba ntago bari ku rwego rwo gukina mu ikipe ya Rayon Sport, n'ubu ngubu naho mu byo yatangaje yagize ati n'ubundi abandi barasohoka, n'ubundi ni benshi bari busohokemo rwose, ariko itangazamakuru rimubajije umubare aravuga ati ho umubare wese navuga ariko bari bugende nyuma y'uno mukino nabiboneye benshi cyane mu kiganiro rwose. Turiya dusore twambaye neza turabireba buriyo twinjira kuri sitade turabireba kugira ngo dukine n'iriya kipe we. Gira murabyumva ko umutoza rwose Masud Juma ku munsi w'ejo Sharire bigaruka ati rwose arabona abonye rwose bagomba kubyuka bazinga mu izamu rya Rayon Sport. Harimo umusore bita Kizimana Dolphin, harimo abasore bagiye batandukanye bandizema Nize Samuel Nizigiyimana Karimu Mackenzie rwose ku munsi w'ejo witwaraga neza cyane, mu gihe harimo Mujyanama Fidel, Nishimwe Blaise, Sengiyumva Isaac, Simbi Hassan, Sanogo Suleiman, Nigena Clement, Mpongo Blaise Saddam ndetse na Esumba Willy Onana. Mu gihe kwa Musanze harimo Nishimimana
Nshimiyimana Pascal Mwizamu, Nyandwi Saddam, Niyonshuti Gadi, Ndagijimana Edwin, Dushime Mugenzi Jean, Nshimiyimana Clement, Nyiri Nyindi Sale, Nkundimana Fabio, Kwizera Jaric, Erika Kanza Angwa ndetse na Mandaluko Asula. Nuko ku munsi w'ejo muri aya makipe yose byari ibyifashe, gusa urabona ko nta makipe n'ubundi ari kugerageza kureba squad azifashisha umwaka utaha. Ngira ngo nibyo wenda ahangaha Rayon Sport twari tumaze iminsi tuvuga Rayon Sport habaye iki, urumva ibyo byose rero ni kimwe mu byo tugiye tugaragaza ibyo bareba bifuzaga nibyo byatangira kuba biza mu matwi yabo. Ariko nanone nije bafite umutoza mwiza Masudi Juma aka Komando, ariko nawe sometimes ujya wivangira. Twagiye tumubona bagiye anyura muri studio Kigali ndetse n'ibindi biri aho ngaho biri ku ruhande. Nibyo bafite umutoza mwiza, ariko naramuka yivangiye n'ubundi nta kizagerwaho. Ni bimwe mu byo tuzareba, hari ibyo akora tukavuga tuti sawa, kuko rimwe na rimwe twabonye Rayon Sport mu bihe byiza na Masudi Juma, ariko nanone ni habamo wenda kuzana ibintu birimo byo kutumvikana cyangwa se kudahuza no guhurira ku kintu kimwe, bizapfa. Komando nashyirwa hasi, turamuzi kuzana ibyo atumva, ekipe yikurekeye kare. Ntago rwose byahura, kuko ni wa muntu uba udashaka ko umuntu avugirwamo bimwe yateguye, bimwe ashaka gukora, ni ibyo nyine. Mbese ni wa muntu udashaka guhinduka ku bintu yasetinze, cyangwa se iwe muhereza ibyo yifuza, nyumuntu muwazereza irita nta kibazo cye. Nawe yatazanyemo ibindi bintu ku ruhande byo mu buzima bwe bwite ashyiramo akivangira. Komando ni umutoza mwiza, ntacyo bitwaye, yabikora. Ariko bareyo mujye inyuma y'umuntu wanyu muzanye coach. Ngira ngo ku munsi wa mbere uko mwaye mutakurikiye televiziyo yazanye, yaravuze ati ngeze hano muri Rayon Sport nje guhindura byinshi, ariko abasabakini cyane Yesu avuga ati iyi Rayon Sport kuva nabaho twabayeho mu buzima bubi ndi kumwe nayo, twabayeho duhambiranya rimwe na rimwe na resultat zikaboneka ari nziza, ariko abangabaho nta kintu kirimo. Ntago twari dufite ubwo yarabaregera avuga ati aba baje gukina biye, baje gukina aba bakinnyi bazakina gati, bazakina kwihishanya, bimeze bite muzana abakinnyi kuzana nabo baye sombe n'iki byose. Ariko nanone bitonde, harimo akantu kameze utamenye karimo, nubwo muri kuvuga ngo nizigiye Imana ngo Makenzi ngo gameze neza, muzaba mureba mwitoro. None se riho zimwe twabuza tuvuga ba Fabrice yari mu kibuga baragenda Makenzi nawe baraje. Ikiza nuko ari amakipe yombi ari kugerageza gukina imikino ya gishuti kugira ngo nyine arebeho kote foro ziri ndetse na kote febre uko byifashe. Benda ibi twatatangira kubivuga, shampiyona yatangiye nyirizina, ariko yaba ari imikino y'ishuti nyene no gutestinga izindi test y'abakina. Ariko Eric uno mwesombe wa Rayon Sport, esombe no urundi rwego ni mubi cyane, ariko esombe mu nzove abantu amaboko barayamanitse, baribeshya bagakora icyo bita fopa cyangwa se bakajya kuzuyazaho gatoya. Umuntu bita Trump ngo ejo yaramubonye aravuga ati ni mureba naho gararari Musanze, no mugiye kandi Juvenal wa Kiyovu Sport aravuga ati we sombe waciye ibintu hari mu nzove basinziriye gato nka kweri. Ubwo rero abareye rimwe na rimwe kera ubundi Rayon Sport yajyagazana nk'umukinnyi w'umukongomani agakubita umwitozo. Urabona Rayon Sport yakoreraga imyitozo kuri malaria, APR ikorera muri Kankigali. Ubwo ugasanga harimo umuntu wagiye ku mwitozo wa Rayon Sport, none babona umuntu umeze neza ati mwebwe mwitonde, twabonye umuntu wa Sport, bakaba baramuturunye bakaba bamujyanye muri APR, kandi Rayon Sport yari yaje hafi no gusinyana akabaragiye. Ubwo rero kuri esombe Rayon Sport bagira bati baba bamenye ibyo bagomba gukora hakiri kare, cyangwa se niba ari amasezerano, niba bicara bakavuga bati dusinye cyangwa se biragenda bitya, babe babikora hakiri kare. Bitabaye ibyo, hariya umuntu witwa
guhesha agaciro umupira mu Rwanda. wumva rwose ko ibintu mu ikipe ya Rayon Sport rwose bari kugenda bakora imyiteguro nyine ariko bareba n'abasore bagiye bazana kugira ngo barebe abashoboye maze babasigarana ariko Sombe nkuko mubivuze Rayon Sport iramuka irangaye gato rwose arasigara Musanze cyangwa amakipe agiye atandukanye amubatware ubwo nyine niwe wabashe kwigaragaza ku munsi w'ejo ariko n'abandi basore bagiye batandukanye rwose barigaragaje. Tuki hano mu Rwanda turi kugenda tunahava namwe rwose kugira ngo tubahe umurongo kugira ngo bize kugenda neza cyane nuko ikipe ya United Leonce na Share rero ibyacu nibitinda rwose ubu twamaze kwinjira mu kiganiro noneho ubu twanzitse rwose duhereye muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri ku munsi w'ejo Sharire na Anastase bari kuri stade y'akarere ka Ngoma. Anastase nyarumva yita mpuzamahanga ariko ntabwo iraba mpuzamahanga nyaboneka kuko imikino yakira sinzi nimba ari mpuzamahanga irakira stade y'akarere ka Ngoma ariko kitarabona izina kitarabona izina bura tuzashaka abisi abanyakirehe ko numva bati Estadio Kireora tuzashaka abisi bicare hamwe bakoresheje nk'iyenjyana injyana tubeshuro tunga tubeshuro ubwo nyine bizaterwa nk'injyana ya nki cyangwa ya ru imwe muri izo ya nk'ibiki cyangwa ru ya rudakenesha imwe muri tuzashaka ariko injyana ibereye rwose. Sharire ku munsi w'ejo wari utubereye hariya kuri stade rwose umukino maze urangiye ari ibitego 2-2 ku ruhande rwa Rwamagana City ndetse na Etoile de l'Est. Nibyo ni match yari ikomeye cyane ni derby hano mu Burasirazuba mu by'ukuri akarere ka Rwamagana nk'ikipe ya Rwamagana City ndetse n'akarere ka Ngoma mu by'ukuri ikipe ya Etoile de l'Est baba bahanganye cyane rero ni derby no mu myaka yagiye itambutse aho bagiye bahurira wabonaga ko ibabaga ari match ikomeye cyane no ku munsi w'ejo rero yari match ikomeye cyane mu by'ukuri ikipe ya Etoile de l'Est niyo yabanje kwinjira mu mukino hakiri kare banyuze muri kapiteni wayo Muzeru Amin abafunguye amazamu rwose hakiri kare cyane. Ubwo abakunzi b'ikipe ya Etoile de l'Est abari bayiherekeje abakinnyi bari kuri bench ndetse n'ubuyobozi bw'akarere bwari tutirengagije n'abayobozi bwa equipe ya Etoile de l'Est basimbukira mu bire bavuga ati cya gitego kimwe batumenyereje noneho kibonetse hakiri kare dushobora kukidefanda nk'ibisanzwe cyangwa se hakajyamo n'ibindi bakomeza bakina rero ariko igice cya mbere rwose kirimo kigera ku musozo abasore b'ikipe ya Rwamagana City barimo bakina neza cyane mu by'ukuri Leonce na Eric ubona ko basa nk'abihari umupira cyane hagati mu kibuga baza kuza gufungura amazamu nabo bishyura igitego biza kurangira igice cya mbere kirangira ari igitego 1-1 bajya kuruhuka no kumva inama z'abatoza kugira ngo bumve barebe ko ari icyo baza gukora mu by'ukuri muri second half cyangwa se mu gice cya kabiri ubwo biza Etoile de l'Est nkuko yari soje igice cya mbere Leonce imeze ibona isa nka iri hasi kuri Rwamagana n'ubundi yagarutse iri hejuru cyane ihita ina profita rero uko kuba hejuru ifungura iterekamo igitego cya kabiri biba ibitego 2 bya Rwamagana City kuri kimwe cya Etoile de l'Est mu by'ukuri ubona abatoza batangira kuvuga se turakora iki kugira ngo duhindure n'iki ni bande twakwinjizamo kugira ngo tugira impinduka zitandukanye twakora kugira ngo turebe ko twakwishyura iki gitego tukaba twashyiramo n'ikindi gitego ariko ku bw'amahirwe make kapiteni wa Muzeru Amin wari watsinze n'igitego ntago yaje kurangiza umukino kuko yasohotse mu kibuga agize ikibazo cy'imvune birangira asohotse mu kibuga asimburwa Rwamagana City komeza yatakira n'ubundi buryo butandukanye ariko umutoza Kamarade akomeza kugenda akora impinduka zitandukanye yinjizamo bagasongo Jean Pierre yinjizamo abasore nka Viatel ba Aimable Pritso n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo arebe ko yakwishyura icyo gitego maze mukino wenda kurangira rwose hasigaye iminota mike cyane nibwo baje ko bishyura igitego biza kurangira ari ibitego 2-2 ariko wajya kureba mu by'ukuri hagati mu kibuga ikipe ya Rwamagana City ku munsi w'ejo wabonaga ko isa nkaho ihariye umupira by'umwihariko noneho igice cya mbere kijya gusozwa ndetse no mu gice
cya kabiri mu by'ukuri hafi ya cyose bavuga ko Rwamagana City ariyo yari yakihari, ariko nanone mu minota nk'itanu ya nyuma wabonye ko ikipe ya Etoile de l'Est nayo yabaye nkikanguka ishaka uburyo bukomeye bwo kwishyura igitego. Hari nk'umupira ukomeye cyane umugabo bita Kibengu Jimmy cyangwa se umwite Jimmy Mbaraga nawe yaje kurekura, ariko umuzamu wa Rwamagana City aza gukora save nziza cyane byagaragazaga ibimenyetso byo kwishyura, nyine biza kurangira bishyuye igitego. Mu by'ukuri birangira ari 2-2. Abakunzi ba Etoile de l'Est baravuga ati niri nota turikuye mu menyo ya Ruamba kandi turaryishimiye. Muraza no kubyumva umutoza Kamarade yavuga ko ntubwo ataryishimiye ariko iryo nota atishimiye resulta zo kunganya, ariko iryo nota naryo ntacyo mutwaye mu by'ukuri. Nuko rero byaje kurangira ku munsi w'ejo birangira ari 2-2, ariko ugiye kureba nyine ikipe ya Rwamagana City yabaga isa nkaho yihariye umukino hagati mu kibuga by'umwihariko, wabonaga ko babarushije imbaraga mu by'ukuri. Birumvikana Sharire urakoze cyane. Mbebenda yuko nta cyari wonse naho kagira icyo avuga kuri uyu mukino kuko twe turi hamwe rwose hano turi kukurikirana. Reka tubanze twumva abatoza ku mpande zombi ibyo batangaje, ubundi natwe rwose tugaruke mu kanya. Ndashima Imana ko ibashije ku minota rimwe, ariko ntago ari amanota nashakaga. Yari match nkwiye kubona amanota 3, ariko hari amakosa yabaye ndibuze gukosora mu myitozo yejo nejo bundi kugira ngo tutazongera kuyakora. Ntago rero inshimishije, ariko ni Imana iba yateguye tugomba kuyakira. Nta kibazo cy'imisifurire, jewe ntago nshinzwe kuvuga ku misifurire, nshinzwe kureba ku bakinyi banje. Umusifuzi icyo yasifura cyose ndacyakira, iyo nacyakiriye nyine ubwo ndakimubwira yaba rumana kamana, ariko ntago jewe ndibuze kuvuga ku cyerekeranye n'iki n'imisifurire. Imisifurire ifite abayishinzwe, twebwe cyane nshinzwe abakinyi nicyo wenda navugaho. Kocha, ibitego 2 Rwamagana yagutsinze byaturutse ku burangare bw'abadefenseri. Niki wavuga kuri defense yawe? Navuga kuri equipe, ntago navuga kuri defense kuko amakosa yose yabaye abo ba defenseri, yaba ari ikosa ry'umudefenseri turaza kurikosora. Habayemo ama over confidence, kuri ibyo bitego 2 kuko twari dufite amahirwe yuko nta gitego kijyamwe hatabamo over confidence. Ubwo rero kiribuze kubaho n'ukubakosora umunsi ku wundi, tukagenda tureba ko nibura match ya M-Pesa twashaka amanota 3, tukareba ko nibura twarangiza dufite 10 ku mwanya wa mbere. Imibare uko bivuga birasa nkaho 50 cyangwa 60 cyangwa 70, ariko reka tubanze tuvuge kuri match ya M-Pesa. Match ya M-Pesa nyuma yaho niho nzagerageza nibura kuvuga ngo nyine match amikari, hari match amikari nshaka mu gihe abandi bazaba baruhutse, ndebe nibura ngo nakosora iki, kuko aka kanya nagukosorera muri match ziregeranye na mwanya ufite ngo ndaza gukosora ku entraînement tuba dukora zisa nka hari décrassage. Nagaba ari entraînement y'imbaraga kugira ngo ubashe gukosora abakinyi, unakine nibura ka entraînement ka match d'entraînement. Ni ibintu dukina kwa 5 no munsi tukaruka kwa 6, ejo tugakora ka décrassage, ku cyumweru tugakora indi décrassage. Nago tubona undi mwanya wo kuvuga ngo dukore entraînement nibura yo kuvuga ngo dukine ka deka tureba adversaire ukamenya cyaturebe n'ikipe yacu ko amakosa ahagaze. Urabona nko kubona match zegeranye ntago byari byoroshye, nka equipe yakinnye match ya mbere igatsindwa ibitego 3 kuwa kabiri. Urabona igihe kirimo ntago ari kirekire, byari bigoye. Ni equipe nafashe kuwa 3 turakinnye nyine tunganyije na, ariko ngira ngo ubonye ko rwose match yenda kurangira, ubonye ko aribwo bashoboye kwishyura, ariko n'inota rimwe nyine ubwo niryo tubonye nabwo turabishimira Imana. Hari icyizere kubera ko intego dusigaranye no kugerageza gutsinda ayo ma equipe yose, none ubundi tukareba ikimibare ishobora kuvuga. Icyo nababwira bakitega nabo nkuko babibona, barabona ko nibura buri equipe yaratsinzwe ibitego 3 byari bigoye, biba bigoye cyane kugira ngo abakinyi bongere nibura kugarura morali, cyane ko nkuko ubibona ya derby yatwara na Rwamagana turabizi ntago ari ubwa mbere. Icyo nababwira cyo nibatube hafi, nibadushyigikire, nibadufashe kugira ngo twemeze kuzamura morali yacu. Ndatekereza ko natwe icyo twifuza no gutsinda buri match yose dushobora kugeraho. Amundi hose mwumvira Radio Isuba FM Stereo, radio y'abaturage mu baturage rwagati. Leonce abo ni abatoza ku mpande zombi rwose. Urumva ko yaba Kamarade avuga ko rwose inota rimwe ntacyo ryari mutwaye, yaba ndetse n'umutoza mushya wa Rwamagana. Urabizi ko uyu muwari wo mukino wa mbere yaratoje ku munsi w'ejo. Ikintu wavuga kuri uwa mukino wo wahuje ari amakipe yombi, birumvikane twari ikomeje kugaragaza umunaniro mu gice cya kabiri, sinzi aho biri guturuka muri iyi minsi. Aha, ngira ngo ku muntu wakurikiranye match ya AS Muhanga ni nani ya The Winners na Etoile de l'Est, match yarangiye igitego kimwe cya Etoile de l'Est kusa bwa The Winners. Hari byinshi yabonye. Umuntu wakurikiranye match ya Kirehe
na Etoile de l'Est nayo yarangiye ari igitego kimwe ku busa, hari ibyo yabonye. Ku munsi w'ejo nabwo hari byinshi twabonye twananumvishe kuri match ya Etoile de l'Est. Bishingiye kuki? Etoile de l'Est iratangira mu kibuga imeze neza, ariko ku minota 55 kuzama kuri 60 ibyo byose urasanga Etoile de l'Est batangiye kwicurikira ikibuga. Bifite rero umuziheye, bifite umuzi muri moyen cyangwa se ikigero cy'abakinnyi imyaka bafite abenshi muri Etoile de l'Est. Aho hose ni imwe mu by'umutoza Camarade akwiriye kuba areba akavuga ati abakinnyi mfite imyaka bafite ese ndaza kubungikanya nte ku buryo byibuza bari buze kugera mu minota 70-80 basoza make bakiri ku muvuduko nko twatangiranye, aho kugira ngo adversaire atwataka. Twabonye ko mu mikino 3 ishize Etoile de l'Est imaze gukina ari ikipe imeze neza, adversaire ameze neza, ashobora kuza kayicurikira ikibuga bitewe n'iki n'abakinnyi bahari. Ni Fabrice uri hejuru, ni Fabien, na Amin, ni Kibengo, mukanya ni Baruha, haraza kubaho descendre de vitesse. No kuvuga ngo haraza kugaragara vitesse y'umupira yaza kugabanyuka. Ibyo byose nibyo tugera tubona. Umutoza reka Camarade nibyo ejo ibyo yari yiteze sibyo byabaye. Yumvaga ari buze kubona amanota ku buryo bworoshye. Na ndetse mu minota ya hafi, mu minota ya mbere yari yamaze kuba yabona igitego. Ariko ibintu byamubayeho ni nkuko kera umuntu bamubwiraga gushushanya ihene mu ishuri akayishushanya ariko yakibeshyaho yashyiraho umurizo muto ikayita ibintama. Mwarimu akamureba akavuga ati nta kundi reka pfe kuguhaye na kimwe cya kabiri wagerageje ubwo washushanyije. Nawe rero nibyo byamubaye. Ibyo yari yiteze ejo ntabwo ari kubyagenze. Ejo bamucurikiye ikibuga karahava. Bamucurikiye ikibuga karahava kugera ku munota wa nyuma, minota 2 ya nyuma y'inyongera bayongereyeho ubona ko Camarade byabaye ibindi. Kugera naho bisa naho wenda twavuga ko match yanamurenze, kugera naho akora muvoma zimwe zitishimira umusifuzi bamuha carton jaune ari kuri bench. Bigaragara ko hajemo ikintu gisa no kuba harabayeho kurushwa, ariko gushingiye none kuri ya moyen y'abakinnyi ba Etoile de l'Est. Nibyo hari abakinnyi usana kubera ko ushaka kujya ahantu bakaba bakuvana mu cyiciro cya kabiri bakakujyana mu cyiciro cya mbere bitewe na experience bafite kuri football. Ariko nanone ugomba kumenya ukuntu uri batware. Ndabatwara nte, ndabungikanya nte nabo mfite babasore kugira ngo ingufu zitaza kugabanyuka. Ariko bigaragara ko Camarade yego line up atangira ari mwiza, ariko half time nyuma yaho iminota 55, 60, 70 ingahe biza kurangira hari gukora exploit individualité y'umuzamu Rukundo Portogene. Bitewe n'iki ni defense nyine y'abantu abenshi ni bakuru, yega yarakeneye maturité y'abantu bakuru mu mutima wa defense, ariko se nanone imyaka ni nk'inkorora nta muntu uyihishe. Ushobora kujya mu nama urwaye inkorora ukibungabunga ntuze gukorora, ariko rimwe uraturi kugakorora n'abantu bakavuga ati nama nihagarare umuntu anadupfanye. Ibyo rero nabyo binari kuri equipe. Yego bashobora gutangira ni ati ne maturité, ariko nanone imyaka ni ntibiza kubemerera. Hari aho bari mu mwirukanse imyaka izamuka. Noneho kimwe nuko n'abakinnyi afite, dore ngo yari ari Muhanga yakubwiza ukuri, n'abakinnyi afite abenshi n'abakinnyi bazwi ku rwego rw'igihugu. Umukinnyi uzigi aho yagiye yanyura imvune ye baba bayizi, kandi hari umutozo gwa conseil akavuga ati kina kanaka nushaka ukoze mu ivi nihagira akadefu. Aho ngaho bituma n'ubundi umutoza agira ati akora remplacement atari yateguye bitewe n'iki nuko undi yamwize. Football ate ko rukubanga so umukino w'intambara, ariko n'ubundi tactical hari umuntu uvuga ati kanaka turamuzi afite akadefu hanga, bakaba ariko bacungiramo, bakaba bariko baza bagafata niba ari mwivi barikozamo, umuntu akavuga ati kocha ryavi ryanjye rirazamutse mbabariro nkuremo, akabavuyemo bagakora remplacement bateguye. Aho ngaho nibyo Camarade nibyo afite abakinnyi beza bari bafite maturité yo kuba bazamura equipe, ariko nanone imyaka niri kumworohera n'ikintu agomba gukosora kugira ngo abone resultat nziza. Tuva kuri iyi ngingo ya Etoile de l'Est, Charire, iyi mikino 3 yose warayikurikiranye kuva Muhanga kuri Kirehe kugeza kuri Rwamagana. Ese Etoile de l'Est uri kubona iri gukurira mu irushanwa cyangwa nubundi ni miraguma iki ni ibintu bimwe? Ukurikije uko yatangiye kuri match ya The Winners mu karere ka Muhanga, byagaragara ko Andiras kiri hasi, umwuka wari ukiri hasi, kuri Kirehe bigenda bizamukaho gatoya. Ku munsi w'ejo naho ku mukino wa Rwamagana City babonaga ko ikijyanye n'imbaraga ya Andirance mu kibuga
ndetse no kuba bafite pace birimo biragenda bizamuka bitewe no kugenda bamenyera amarushanwa banakurira no mu irushanwa ariko nanone ugasanga ibyo Leonce yaramaze kuvuga mu kanya gagize ugasanga baragorwa na cya kintu cyo kuba imyaka iri hejuru kuko barimo akenshi baragenda bahura n'abana bakiri batoya ugasanga noneho cya gihe bageze bo kunanirwa bana ahubwo nibwo imbaraga zitangiye gukora ugasanga nicyo kintu kigenda kibagora ariko ukurikije uko batangiye no ku munsi w'ejo uko bakinnye biragaragaza icyizere ko hari icyo bamaze kugeraho hari ikintu kimaze kwiyongera kuko n'uburyo bitwara n'uburyo bitwaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri byari bitandukanye no ku munsi w'ejo kuba urabizi iminsi ibiri ibanza batsindaga igitego kimwe kubona ikindi bikagorana ariko ku munsi w'ejo batsinze igitego bagira ngo biraba nka bya bindi by'ubwashize ko bari bukidefande 90 ikarangira ariko Rwamagana City binyuze mu bana babo bihutaga cyane bakiri batoya barayishyura batsinda n'igitego bisaba noneho abasore ba Etoile d'Oreste gukoresha noneho imbaraga nyinshi cyane z'umurengera zirenze zimwe bakoreshaga badefanda cya gitego noneho bakoreshaga nyinshi bagira ngo barebe ko bakwishyura none igitego batsinzwe bakaba bashyiramo n'ikindi bituma bakoresha imbaraga nyinshi cyane bikagaragaza ko rero ikijyanye n'umwuka cyangwa se n'imbaraga hari akantu kagenda kiyongeraho ngo umutoza Emi no gukora kuri fitness yabo akabongerera imbaraga rwose kuko urabona ko baragorwa n'icyo kintu cy'imbaraga ugasanga kuko barimo bakina n'abana bakiri bato bo bagasanga cyagiye noneho cyo gukanira bo birahurira nuko imbaraga ubwo zigenda zigabanuka kuko ni abenshi ntago ari bose abenshi imyaka iri hejuru turabora Fabrice ni mukinnyi mukuru twaramubonye muri polisi imyaka yamazemo Kibengu Jimmy turamuzi igihe amaze hano mu Rwanda akina ni izina rikomeye abasore nka ba Muzerwa Mini we ntiyarangije na match ongeraho na Fabien na Fabien twaramubonye mu makipe atandukanye je mwibuka ihuye muri Mukura yahereye Muhanga muri AS no muri sezishize birashoboka ko yari muri Muhanga ndetse n'ahandi hatandukanye abasore nka Bagasongo Jean Pierre nabagiye baca mu makipe atandukanye muri sezo nk'ebyiri zatambutse yari Nyagatare muri za Sunrise yagiye Gicumbi ajya he urumva ako kugenda bakina ahantu henshi urumva wa mugani wa Leonce nkuko yabivuze ari tuvune tumwe na tumwe kandi abakinnyi n'abatoza babaziranye ahenshi hano mu Rwanda babaziranye ashobora kukubwira ati runaka bimeze gutya ushobora kumufata gutya ariko ukajya kureba nyine muri Etoile d'Oreste harimo umubare munini wa experience nibyo ibikenewe kandi ubona ko hari igihe bafasha kuko hari nk'igihe ubona nka Fabrice arimo bakaruma bavuga ati tubigenze gutya kugira ngo resultat zigende neza ukabona nka Mini capitaine ababwira ati gutya na gutya Kibengu ukabona arafata umupira akavuga ati uno mupira kugira ngo aho kuwutakaza gutya reka nkoresha experience ngujere tube tunagerageza kuba twamara iminota ugasanga iyo experience rebe fasha ariko nanone ku rundi ruhande kuwajya kubijyanye n'imbaraga ugasanga hari aho bigera nyine izo mbaraga zikagabanuka usanga arasigara hakora abasore bakiri batoya abo bita batifu abayihuta cyane ara ku ruhande rw'iburyo abasore nk'aba Abubakar ukabona baracyafite imbaraga nyinshi cyane ndetse tutirenganye n'umusore ukina kuri gatatu bita Yunus ubona ko aba afite imbaraga nyinshi cyane noneho akikubitaho na experience y'umuzamu nka Taiga nawe arabafasha cyane ara amasave agiye atandukanye agenda ko urumva Etoile d'Oreste icyo bafite ni ukongera fitness ariko na n'umutoza nawe yabivuze mwabyumvise ko igihe cy'imyitozo ni gito nubu ntago baba babonye umwana wo gukoresha izo mbaraga n'ubwo ngo ni decrassage bakora gusa kuko ari match zegeranye ariko bagomba gukora ku kantu ka fitness ndetse n'izo consigne wumvise ko hari ibitego byinshi n'uburangare bw'aba defense ubwo ibyo byose umutoza rero agomba kubikoraho kugira ngo Etoile d'Oreste ibyifuzo bafite byo kuzamuka koko ino niyo nzira yo kubigeraho kugira ngo barebe umukino wa M-Pesa niba bazitwara neza kuko baramutse batakaje umukino wa M-Pesa bishobora guhinduka ibintu kuko match zabo zirangiye bafite amanota 7 urumva ama equipe ashobora gutsinda ibintu ntibigende neza ku ruhande rwabo ariko ntago ari byo tubifuriza mu by'ukuri birumvikana rwose nuko ku munsi w'ejo byari ibyifashe rwose Sharire ukomeza kudukurikiranira iyi kipe umunsi ku munsi ubwo murumva rwose ko ibisobanura bitanze indi mikino yabaga ku munsi w'ejo no muri iki cyiciro cya kabiri birumvikana mu itsinda A ekipe y'Intare yanyagiwe n'ikipe ya Heroes ibitego 4-1 mu gihe muri indi tsinda mu itsinda rya gatatu Vision Jeunesse Nouvelle yakinaga niyo bita Vision FC maze uyu mukino uza kurangira Vision FC itsinze Vision Jeunesse Nouvelle igitego 1-0 mu gihe ekipe bita Esperance n'ikipe ya Kaminuza y'u Rwanda
umukino ku munsi w'ejo rwose wari uryoheye ijisho byarangiye ari ibitego 3-3 mu gihe mu itsinda rya kane nyine uko twagabwiraga Etoile de l'Est yanganyije na Rwamagana 2-2 mu gihe ekipe ya The Winners yari i Muhanga yaje gutsinda ekipe ya Impesa The Winners yatsinzwe na Impesa ibitego 2-1 ubwo urumva ko iri tsinda ibintu birashya bishyira Kirehe na Etoile de l'Est kuzamukana rwose muri iri tsinda ariko ntabwo byoroshye Eric witonde kuko kugeza kuri uno munsi Etoile de l'Est imaze gukina imikino 3 isigaje umukino umwe maze gutsinda 2 inganya umwe ufite amanota 7 niyoboye ku icyenda Impesa ifite 3 The Winners ifite 3 Rwamagana Kirehe nayo ifite 3 Rwamagana ifite 1 ubwo no kuvuga ko match ya Impesa ku wa mbere na Rwamagana na Etoile de l'Est Etoile ramutse itakaje yahita iguma kuranga imikino yabo yayirangije Etoile yari karifiye byararangiye ntago birarangira imibare irarangira Impesa n'urugero Impesa basinze ku wa mbere Impesa yagira 6 kandi isigaje undi mukino izakina na Rwamagana sibyo The Winners nayo isigaje umukino na Kirehe nayo isigaje indi mikino 2 urumva iyo mikino 2 ya Kirehe yitsinze yagira 9 mu mukino Kirehe ifite harimo Impesa niyo yahereyeho Kirehe yatsinze Impesa ku munsi wa mbere yatsinze Impesa ku munsi wa mbere urumva imikino 2 ya Kirehe isigaye yitsinze kagira 9 si yabiciye kuri Etoile Impesa nayo ku wa mbere itsinze Etoile igatsinda n'undi mukino nayo yitigira 9 Etoile nayo igasigara ifite amanota ngahe urumva ko bihagaze Etoile de l'Est isigaje match imwe ya Impesa igomba kunganyamo kugira ngo nibuza kunganya aho ni sawa ariko nabyo kamarade utagira ngo nibyo tugutumye turashaka gutsinda furu umukoko ibyo kutubwira ngo nibyo ari uteze ariko hoya nta kisobanuro gihari ubundi match yo kuwa mbere agomba guhitegura a konsekase ko ashobora kugira mare chance agatsindwa ugasanga ibintu bisa bihinduka agategereza imibare myinshi cyane rero aho kugira ngo yinjire muri iyo mibare agomba gutsinda Impesa hariya muri ka Kigali nta kindi nicyo asabwa we nakora ibisabwa nta kindi yo kuvuga ngo urabona ngo ntegereje ibi nibi we natsinde yicare hariya avuga ati ntegereje ibindi kunganya n'ubundi bizamushyira mu gutegereza imibare myinshi ngo ndazamuka ndi uwa kabiri cyangwa se hasemo bya bindi ngimana yambabariye ngo bagatsindana cyangwa bakanganya nagenda atsinde match ibindi kandi umve na Rwamagana risigaje imikino 2 ishobora kuyitsinda bakahita banganya amanota 7 kuri 7 iyo mibare myinshi ikaba myinshi we rero ku wa mbere akore ikintu bita gutsinda match ya Impesa nta bindi byinshi cyane birimo nubwo wenda amahirwe menshi bigaragaza ko iri tsinde rwose zarizamuka mariko ashobora kwirara nkuko yabivuze muri interview yavuze ati bagize over confidence batsindwa ibitego by'amafuti niyo confidence nabo bashobora kuyigira bavuga ati iri tsinda tuzazamuka ugasanga ku munsi wa nyuma bibaye bibi isosi imenetse myinshi birumvikana reka ingingo y'ikiciro cya kabiri tuyisubikiye ariko birumvikana ntingingo igikomeza kuko imikino yo iracyaba rwose tugomba kumenya ama ekipe abiri agomba gusimbura ikipe ya Muhanga ndetse n'ikipe ya Sunrise kandi ayo makipe agomba kuva muri nyine turi kuvuga uko byagenda kose rero se tukiri hano mu Rwanda birumvikana ku munsi w'ejo nka Izuba Radio na Izuba TV twasuye ikipe ya Polisi FC ni ikipe nayo iri kwitegura shampiyona y'ikiciro cya mbere hano umupira w'amaguru mu Rwanda nyuma y'aho mwaka ushize rwose bitayihiriye aho yari ibereye yagarukiye hafi ku mwanya wa 4 rero bamaze iminsi rwose baherereye hariya kuri stade ya Ngoma niho bari gukora imyitozo kabiri ku munsi mu itondo na nimugoroba ari naho rwose bacumbitse muri hoteli nziza y'akarere ka Ngoma ya Eastern Gate ariho baherereye rwose ku munsi w'ejo uriya munya Scotland bita Francis Elliot yitwa Francis Nuttall Elliot rwose mu bwami bw'abongereza hariya kabisa wumva afite n'ibigwi yaciye mu makipe agiye atandukanye yaciye muri za Gor Mahia aca muri za St George aca muri za Botswana
yaciye mu makipe menshi hano ku mugabane wa Afurika ariko nimo bwa mbere yaratoje mu Rwanda. Ku munsi w'ejo rero na Izuba TV ndetse na radio twaramwegereye maze nawe agira ibyo adutangariza kuri uyu mwiherero bamazemo iminsi hano nicyo uri kubafasha. We felt it was important to turumva ari iby'agaciro kuba turi muri uyu mwiherero kuko biradufasha kumenyana umwe kuri umwe ndetse bikanadufasha gushyira mu bikorwa uburyo tuzakoresha. Ikindi kandi biranashyira abakinnyi bacu mu buryo bwiza. Ikirere ni cyiza cya hano Ingoma, ibikorwa remezo byiza, ikibuga cyiza gifite ubwatsi bwiza, hoteli nziza ya Eastgate irimo ibintu byose. Muri make twanyuzwe n'ibyo twasanze hano Ingoma. We're satisfied with the way things are going here in Ingoma. Birumvikana uwo ni umutoza Leonce wumva ko rwose imyitozo iri kumufasha ibintu byinshi cyane, ariko twanaganiriye na kapiteni w'ikipe Nshuti Dominique Savio ndetse n'umukinnyi mushyashya bita Eric Nsabimana. Nawe rwose abonaga ko umwitozo ameze neza cyane, nabo bagize ibyo batangariza radio Izuba ndetse na Izuba TV. Mbere na mbere no gushima akarere katwakiriye neza. Imyitozo ikintu iri kudufasha, icya mbere ni ukumenyerana. Urabona ko ikipe yahindutse, haje staff nshya igomba kumenyera abakinnyi n'abakinnyi bakamenyera staff. Abakinnyi harimo bashyashya tugomba bisanga mu bandi bari basanzwe, nabwo tugomba kumenyerana. Urumva ko ikintu iri kudufasha ni ukumenyerana kandi mu gihe gitonya. Intego ni uguhatanira igikombe kandi ndumva ko nta byinshi mbivuga kuko kenshi byinshi tuzabivugira mu kibuga. Ni ikipe nziza, ni ikipe ifite staff nziza, batuzaniye umutoza mwiza, so ibintu byose bimeze neza. Ni ugukora cyane kugira ngo turebe ko twagera ku ntego zacu twihaye z'igikombe, so nibitugendekera neza ndakeka zizatugendekera neza. Leo polisi igikombe yitwara uyu mwaka urumva ariyo ntego. Twagiye tubona polisi buri gihe imeze neza, ariko ikazira iki? Nibyo mvuga muri football. Iyo urokirita koci uzana koci uri ku ruhe rwego. Hari umutoza ushobora kuba yaza akazana match nziza muri ekipe, passes da tic-tac, ukabibona ko ekipe yahinduye uburyo bw'imikinire, ariko nawe rezilita zikabura, ugasanga ni ekipe ikina neza rimwe ugasanga yanganyije irindi yatsinzwe, cyangwa se ugasanga ni ekipe ikina neza imbere y'amakipe mato, yagera muri amakipe bahataniye igikombe bakayinyuza ku ruhande bakayibwira ati wewe bugiye munsi y'ameza ntabwo uzi uburyo ki bigenda. Uyu rero Francis Ntwari Elliot bamuzanye afite iki? Niba ushaka ko umutoza guha shampiyona, ese we arayifite? Gutwara igikombe arabizi neza azuko bisa, iyo spirit arayifite? Cyangwa umuzanye gusa biri aho ngaho kubera ko afite uruhu rwera? Hari igihe tuba turi aho ngaho ugasanga nka ekipe nka Etincelle yamanutse ngigiye guhavya umuntu ngizanye ngo umutoza ngo w'umuzungu. Ukabona nk'ikipe nka Mukura ngizanyo bita Rodolfo ngo kuva muri Amerika, ngo umunya Argentine gaje gutoza. Ese uwo muntu bite? Ariko cyangwa gufata seveye ayizamurire kuri wo. Urebye parcours kuko twaraganiriye twagiranye ikiganiro kinini benda abaza kwa mbere ku Izuba TV mu kiganiro, benda icyo kiganiro cyose tuzagerageza kukibereka. Twagiye n'uriya mutoza kuko ni umutoza Leonce ufite licence A ya UEFA Pro, ni umutoza waciye mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika, atoza muri Kenya muri Gor Mahia, aca muri St George muri Ethiopia, aca no mu yandi makipe agiye atandukanye yari muri za Botswana. None se reka nkubaze, hari ikintu kimwe urumva ugiye kubara parcours ya coach cyangwa ugiye kubara muvoma ye mu makipe, ushobora gusanga nko mu mwaka nko mu myaka nk'itatu yarakoze nka muvoma zirenga nk'eshanu, ukibaza se uyu we yagiye aruka ko zibigwi izindi ziramujyana cyangwa barananira ngo aramubwira ati bufashe inzira ugende. Kino cyo ni kigomba gutekereza kuko ntekereza ko ekipe nifite umutoza utwara ibikombe ntabwo bapfa gutandukana uko biboneye, kereka haramutse habaye indi offre iza kuri we izamura amafaranga hembwa. Naho ubundi naramuka ari uko ibyo byose biraharerega. None se ubu ngubu Kamfiri ni yaje akanyura muri APR akajya n'ahandi hose,
ntitwagiye tubabona ba Eric Pasco na ba René Ferras bagiye banyura ahantu hose bagenda umuntu ugasanga umutoza araje aragiye bitewe nuko habaye ikibazo cyuko ntibumvikanye na equipe cyangwa se ibyo bagushakagamo ntago ari byo ahubwo wowe icyo ureba ni kimwe ndamuzanye yari afite iki wenda dushobora kuvuga nka Gomez niba agiye agenda ntago ari uko yananiwe na equipe ni Gomez ufashe Rayon Sport ayigejeje mu matsinda urumva equipe yashitaye ishizeho offre iri hejuru ya sare yahembwaga muri Rayon Sport aragiye muri Cote Sport Garu naho arabikoze baramuhamagaye aragiye bigenze bityo naho baramuhamagaye Simba bati ngwino naho araza arabikoze iyo muvoma itandukanye n'iyo umuntu uje agatangira gushwana nuko yavuze tuzatwara igikombe imikino 5 ya mbere akayikubitwa ugasanga ikipe iri bubi naho kuba umutoza yavanga akagenda ni ibintu byose kuba yagenda kugenda yego bizandikwa muri CV ko yagiye atoza ariko nyuma y'iyo CV harimo iki harimo ko muri Saint-Georges yatwaye igikombe harimo ko muri Botswana yatwaye igikombe cyangwa yarahanyuze aragenda nta bigwasize birumvikana n'ikipe ya Police Leonce yatangiye camp birumvikana ma equipe menshi hano mu Rwanda ari kugenda yitegura ku munsi w'ejo habaga imikino igiye itandukanye kugira ngo aya ma equipe yombi akomeze n'ubundi yitegure championnat y'ikiciro cya mbere umupira w'amaguru zaba itangira mu kwezi guta kugira ngo ibintu bigende neza cyane akaba ari yo mpamvu rwose ku munsi w'ejo twasuraga equipe ya Police ubwo nandi ma equipe rwose nkuko twabitangiye turageza tuyasure kugira ngo buri kipe yanyu mufana cyangwa ikipe zanyu mukunda zose tuzabe tubabwira rwose musabe mwumva uko yiteguye ndetse n'imigambi ifite muri championnat gusa ku munsi w'ejo Leonce nuko rwose bari abasore bagiye batandukanye uko mwabyumvishe basavye bivuga yaba Eric nawe umukinnyi mushya muri Police nuko bari bafite ikizere cy'uko umwaka utaha rwose bagomba gutanga ibyishimo muri ya kipe ya Police tukiri rero kuri iyo mikino n'ubundi ya gishuti ku munsi w'ejo habaga undi mukino nawe wari ukomeye Rayon Sport nayo rwose ku munsi w'ejo nayo yagize irya nayo Isaya yisengerera Musanze FC United Stars birumvikana n'ikipe